Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi nkaba mbahaye ikaze hano kuri YouTube channel yanjye Isimbi Bifuza TV. Nkaba rero mboneyeho no kubifuriza Noheli nziza, abayigezemo ni ukuvuga ngo ababashije kuyibona mukaba mufite n'uburyo bwo kuba yabanezeza, ndayibifurije cyane imuryoherwe kandi mukomeze kugira kuzirikana n'abatayibonye ku mpamvu z'akarengane cyangwa se n'abari bakwiye kuba bayibona ariko bakaba baboheye mu magereza ku mpamvu nyine z'akarengane. Akaba rero ariyo mpamvu nsaba buri icyo avuga ku bijyanye no kuba yarekura ubutegetsi. Reka twumve rero uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabivuze cyangwa se mbese uko yabitekerejeho. Leta zunze ubumwe za Amerika n'umugabane wa Afurika. Agaruka kuri iyo ngingo yo kuba yava ku butegetsi, Perezida Paul Kagame yagize ati kijondanye. Ati kuri njye si ikintu gikaze, ntekereza ko nakoze ibyo nagombaga gukora ubwanjye nk'umuntu. Zishimira kuva ku buyobozi nkajya aho nshatse, maze igihe cyose nsubije amaso inyuma nkavuga nti natanze umusanzu wanjye. Yakomeje kandi agira ati ibyo ntibinampangayikisha rwose namba, igihe nkiri muzima hari ibindi bintu byinshi nshobora gukora birenze kuba perezida. Abajijwe niba yifuza gufatwa nk'umwe mu bashinze imfatiro z'u Rwanda nyuma yo kurekura ubutegetsi nk'uko bimeze kuri Lee Kuan Yew ufatwa nk'umubyeyi mu bashinze imfatiro za Singapore, Perezida Kagame yavuze ko we nta kibazo afite no kuba yakwibera umuturage usanzwe. Ati na nyuma yaho kwibera umuturage usanzwe nta kibazo mbifiteho. Urabizi ko kuba perezida byangwiririye nk'impanuka. Mu by'ukuri ubwo byazaga narabyakiriye, nagerageje gukora ibyo nagombaga kubikoresha, hanyuma ahubwo birashoboka ko nabaye igitambo cy'ibyo nabashije gukora. Perezida Kagame yasobanuye uburyo yabaye perezida mu gihe hari undi wagombaga kuba perezida. Ati nabanje kwiyumvamo ko ntiteguye. Mu 1994 nibwo nari nkiva mu ntambara, hakiyongeraho n'ibyo bibazo byose, ndetse natekereje ko nari nkwiriye kuba nkora ibindi byiza kurushaho. Aho natekerezaga ko babishoboye kundusha, baraje baragerageza, mu gihe cy'imyaka 6 barongera basubira mu bibazo. Mwabyumvishe rero, ariko ikibazo kiriho ni ukuvuga ngo ese umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame aramutse arekuye ubutegetsi, koko iki gihugu cy'u Rwanda yaba agisize ate? Yaba asize u Rwanda ruhagaze rute mu ruhando mpuzamahanga? Yaba asize abanyarwanda twebwe duhagaze dute mu Rwanda rwacu? Aho ngaho ni ibitekerezo cyangwa se buri munyarwanda wese afite uko abibona. Muri comment nzabibonamo, ntago ndabivugaho byinshi cyane kubera ko twese u Rwanda turaruzi, ibirurimo turabizi, uko ruhagaze hirya no hino turakuzi. Kandi nanone ntekereza ko aramutse afashe umwanzuro wo kurekura ubutegetsi, ntabwo waba ari umwanzuro mubi. Ku bwanjye waba ari umwanzuro mwiza, ariko nkifuza ko bitaba byiza atamanje yakemura ibibazo leta y'u Rwanda cyangwa se abanyarwanda dufite. Bimwe muri bya bindi nagaragaje wenda harimo ibyakemurwa n'abandi, ariko akarengane karambye kamaze igihe, urumva aramutse agasize cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero reka twumve andi majwi agaragaza ko hari akagari mu karere ka Ngoma aho abagore bata ingo bakajya gupagasa. Umuntu akava mu rugo agatamo umugabo, cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga nta n'umugabo afite, agahitamo kujya mu kandi karere ngo agiye gupagasa. Umuntu ugiye afite diplome akagenda nta mwuga afite, wenda biseta agiye gukora ahantu, ari ukugenda akinjira mu nzu akayikodesha, nabwo n'amafaranga y'ikodi nabwo aryaba atayafite. Abura cyagashaka umuntu ajya guhingira kugira ngo amuhe icyo kurya. Umbwire uwo muntu wagiye mu pagasirizo gutyo ari umudamu ashobora kuba anahetse, uwo muntu azagaruka agarukanye iki? Reka rero nabyo dutege amatwi, reka twumve. Mukwiriye kuba bagataha mu rugo iwabo. Niba leta ivuga ngo
wowe mugabo nawe wemeye ko umugore ahama mu gahinga? Numva umuntu ahuye n'ikibazo yakegera ababyeyi aho kugira ngo ajye mu mutara, akegera ababyeyi n'umugabo yaza kumugarura akabona ahamugarura. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali avuga ko bidasanzwe kuba umugore yata urugo akajya gupagasa, ari nayo mpamvu bagiye kugisuzuma kugira ngo gishakirwe umuti. Kubanza kumenya ibyo ari byo n'aha amikoro, urabizi ko nta nzara dufite hano, imyaka irenze ibishyimbo nubwo twahuye n'izuba ibigori bimeze neza twabura umugabo birasaba gusesengura. Amakuru dukesha abaturage batuye muri aka kagari ka Karwema ko mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma avuga ko kugeza ubu imiryango 12 nta bagore bayirangwamo nyuma y'uko bafashe icyemezo cyo kujya gushakira ubuzima mu karere ka Nyagatare. Kamarade Uwizeye mu karere ka Ngoma. Mwabyumvishe rero mu kagari kamweho mu karere ka Ngoma aho imiryango 12 iriho idafite abagore kubera ko ngo abagore bagiye gupagasa, bajya gupagasiza mu karere ka Nyagatare. Urumva kuva muri Ngoma ugafata muri Kayonza, ukava Kayonza ugafata Gatsibo, ukarenga ugafata muri Nyagatare ugiye gupagasa uri umuntu w'umugore. Ntekereza ko n'urugo hari buryo urutaye kandi aha harimo no kwandagara kw'ikiremwa muntu, reka mbyite gutyo, kubera ko ababyeyi abadamu nibo babyara abantu. Ariko ikibitera ni iki? Ese ni ubukene? Ese ni rya jambo bahawe wenda bavuga bati natwe reka turibyaze umusaruro? Ese byaba biterwa n'amakimbirane akomeje kuba mu ngo nk'uko biri n'ahandi? Ariko icyo garuka ahangaha ni kimwe, leta yari ikwiye kubifata ingamba zigendanye na ririya jambo yahaye umugore kugira ngo iryo jambo rimugirire akamaro. Niba gufata abantu ukabashyira mu nzego nkuru z'igihugu ari benshi ari abagore, ari byo bigaragaza ko bahawe ijambo, bakaba abo bagore badashobora gufatira imyanzuro ikwiye abagore bo mu nzego z'ibanze n'abaturage b'abagore cyangwa abagore b'abaturage, bituma babaho neza mu muryango, bigatuma nyine umugore yizihirwa n'uko ahagarariwe mu nzego nkuru z'igihugu. Murumva ko ni ikibazo, ni ikibazo gikomeye. Muri komenti rero ndabakeneye muze gushyiramo namwe uko iwanyu bihagaze n'uko mubibona. Ariko sinzi niba muri kumva iki kintu cyo kivuze ku rwego rw'umuryango. Uyakona ko umugore ubuzima buramucanze akavuga ati nta bindi ndahagurutse ngiye gupagasa, ukareba uturere 3 ukajya mu ka 4, byonyine n'itiki kujyana n'izakugara kugira ngo uzayibone ugire icyo usagura uvuga uti mwana wanjye agomba kujya ku ishuri. Ese aba bantu mu by'ukuri bagira kwizigama? Aramutse ari gukoresha amaboko yabo gusa, kandi nzi neza ko mu Rwanda nta hantu akazi katari, yaba ari no muri Ngoma. Isuka mu gihugu cyacu, ufite isuka wese ntabwo yabura aho akorera. Murumva ko nyine ni ikibazo gihangayikishije ubuyobozi bw'akarere. Urumva umuyobozi w'akarere yavuze ati tugiye kubicukumbura tumenye impamvu umugore asohoka mu nzu akagenda. Ariko ahubwo wakibaza impamvu umugore yagiye, ubuyobozi bw'akarere butari bwamenya impamvu agenda. Aha rero nibyo nababwiye banyarwandakazi, tureke kwihererana ibibazo. Nubwo ibyo dufite byinshi, hafi 98% tubitezwa n'ubuyobozi bubi tubona duhura nabwo, ariko byibuze tugerageze tugane inzego zitandukanye kugira ngo bamenye ibibazo byacu. Kuva umuntu ariyahuye ngo ntabwo tuzi impamvu ngo yiyahuye. Wari ukwiye kubugaragaza ko wagaragaje ABCD ukageza ku rwego runaka, none ubuzima bukaba bukunaniye, byibuze wenda ari ukabona gufata imyanzuro igayitse nk'iyo ngiyo. Reka twumve rero andi majwi agaruka, urugero imyitwarire ijyanye n'abadaso rwose. Twibaza niba bafite inzego zibakoresha cyangwa se niba bikoresha. Ahangaha gatwumve. Nyanza
daso yahohoteye umuturage muvuna akagunda abona umuturage asigaye agendera mu igare ry'abantu bamugaye. ariko nahoze mbona icyo bapfuye icyo daso yari akurikiranyewe n'izindi nzego bari bafatanyije cyane ko atari wenyine. Inzoga y'ibitoki cyangwa se icyo bita urwagwa mu Rwanda ntabwo rwemewe. Ibintu mvuze ngo biremewe, hari minisiteri zanyijundika kandi muze ko zitemewe, kandi ahantu mperutse kujya nkarusomaho nabona bangiye kubeshya. Ese urwagwa nyine nuko wenda uyu munsi ngo abantu basigaye baba barazanyemo n'ubundi butekamutwe bwo kuvangamo ibintu bikaba ngo umuyobozi cyangwa se inzego zishinzwe kurwanya izo nzoga batamenya ngo urwagwa ruzima n'urutari ruzima ni ibihe, bakajyanira hamwe ngo ubwo ni inkorano. Ariko ubundi urwagwa ni inzoga gakondo y'Abanyarwanda. nta n'uzaruca urwagwa n'inzoga buriya, uretse ko ntabwo mbyutse nsingiza n'inzoga, ntari mu inzoga mu gitondo ari nk'ibyo byose. Ariko mu nkuru ushaka gusoma birimo hano hantu uyu muturage ngo yavuye kurangura urwagwa, wahura n'umukwabu wa daso ngo urimo ufata abantu ngo barimo bahiga abantu bafite inzoga z'inkorano. uwo muturage ngo ariruka, undi amwirukankaho, urumva? hanyuma rero ngo ijerekani ayishyira hasi, atagumye yirukankaho, bagera ku mukingo barasimbuka, ahita ngwa hejuru mpita mvunika. wageze ku mukingo asimbutse daso nawe asimbukira mu kirere amugwa hejuru aramuvuna. uyu muturage rero arwariye mu bitaro bya Gatagara, arwajwe n'umuvandimwe, ntabasha guhina akaguru, yikoreye igisima kugira ngo agire abajya, bisaba kumuterura bagatereka mu kagare maze bakamusunika, ukuguru kwe kwarabazwe. Meya rero Irazime Ntazinda ku munsi w'ejo numvise abwira umunyamakuru wacu Theogene Nshimiyimana avuga ati daso yatawe muri yombi irimo yakora iperereza, ariko ibintu rero byo guhuka aka kageni ibi ntabwo ari nasaba, ntabwo ari sawa rwose. Banyarwanda rero, mu ijambo ryanjye nk'impirimbanyi yahagurukiye kurwanya akarengane, reka tumanze twamagane imyitwarire mibi ya bamwe mu badaso. Mwumvishe ibyabereye mu karere ka Gatsibo hari batari Nyagatare kwa Safari, ndetse byaranahitinze cyane bivamo n'indirimbo aho mudaso yakubiswe izakabwana, akubitwa na Safari akamutera umunigo. Mu by'ukuri icyo ni kimwe. Mwumvishe uyu mudaso wavunye umuturage akaguru ngo arimo aramwirukankaho. Niba se koko wenda uyu muturage yari yikoreye n'iyo nzoga y'inkorano, ko yari yayiteretse hasi, iyo daso isahura ibyo yagombaga kubisahura ikijyanira, yamwirukankagaho ngo ugire ite, ngimugire ite. Imbwa niyo yiruka ku muntu paka imufashe ikamurya, daso we yamushakagaho iki ko atari imbwa? Mu by'ukuri Banyarwandakazi, hari ibintu bihangayikishije tugomba kwamagana uko byagenda kose. None ikiriho, urumva ko umuyobozi w'akarere yavuze ati daso barimo arakurikiranwa mu nzego z'iki zishinzwe iperereza. Ubwo umuryango w'uwo mudaso uhombye umuntu, noneho umuryango w'uwo muturage nawo uhombye umuntu. Inyungu za leta zibaye izihe? Nanjye ejo bundi nababwiye wanyirukanseho, nawe ubu ngubu ntekereza ko dosiye niramuka ikozwe neza, nzi neza ko azagenerwa ibimukwiriye. Ariko kuki abadaso bihaye ububasha n'ubushobozi n'uburenganzira bwo kwakira ikivuzwe cyose nk'ikintu cy'ukuri, bakibagirwa noneho n'inshingano ubwabo bahawe. Njye nigeze kumva urwego rw'abadaso rushyirwaho ko rwaba rufite inshingano zo kurinda amazu ya leta, ariko ibintu byo kuvuduka ku bantu ku buryo wagira ngo bifitemo uturema, bamwe muri bo wagira ngo bifitemo uturemangingo dufite aho duhure n'utw'iyo nyamaswa yiruka ku yindi paka iyiriye. Izo nyigisho bazikuye hehe mu by'ukuri? Ariko njyewe ntekereza ko ndamutse ndi umuntu wize, cyane ko n'abadaso ntekereza ko ntawe utazi gusoma no kwandika urimo, njyewe ndamutse namenye neza icyatumye nshyirwa mu kazi, ntabwo wankoresha ibitajyanye n'ako kazi ngo nkukundire. Niki cyafasha abo badaso, ndavuga bamwe muri bo, kikabakuramo ubumuntu, kikabakuramo kumenya ko kwiyibagirwa, kugeza ubwo umuntu yiyahura ku muntu, umudaso yiyahura ku muntu akavuga ati paka mpfane nawe.
ntekereza ko niyo umuntu yaba ari imbwa nyambwa, byonyine kuba utekereza ko uri umuntu gusa bishobora gutuma hari ibyo wanga kwishoramo. Ese imbwa yo bayibwiye ngo fata, ikintu cyose bayibwiye ngo nifata niko igifata, kugeza n'ubwo imbwa yakiyahura ku ntare cyangwa ku nda. Ibyo bintu koko byabaho? Umuntu abasha gutekereza ngo avuga ati ibi bintu ngiye gukora, itegeko rindegera ni irihe? Ese ubinshoramo ubushobozi afite mu gihugu bwatuma wenda ntagubwa nabi ni ubuhe? Ibi bintu murumva bikwiye koko? Nk'impirimbanyi rero rwose abadaso, imyitwarire yanyu imaze kutugera ahantu hadakwiye, kandi muzabihomberamo, imiryango yanyu ibihomberemo, n'ababakingira ikibaba baba babatumye, baba babakorera amaperereza bashaka kutagira ngo mujye aho mugomba kujya, nabo ubwo isheni iraza gukomeza kugenda ari isheni. Ariko mumenye ko umunyacyaha agomba gukurikiranwa uko byagenda kose. Inshingano zanyu zariyongereye. Ese niyo zakiyongeraho no gukora ibyaha? Mu by'ukuri kuki muri kugaragara mu bikorwa bidakwiye? Abadaso mwisubireho, ababakoresha bisubireho, mukorane neza n'abaturage. Niba mutabishaka nimutegereze rurakomeza kugenda rubabaho, ariko ntekereza ko inyungu ntazihari z'iyo myitwarire n'imyifatire yanyu igayitse. Reka rero twigarukire ku bijyanye n'ubucucike buri mu magereza. nk'uko nari nabibabwiye, mu bihumbi 80 birenga bifunze biri mu magereza, ubushakashatsi bwagaragaje ko 93% ari igitsina gabo. Hanyuma 60% by'abanyururu bose bafunze bikaba ari urubyiruko. Sinzi niba muri kumva hari icyo kintu ndimo mbabwira uburemere bwacyo. Ikintu kibabaje rero ni kimwe, leta yacu y'u Rwanda iramutse iyoboye neza yari ikwiye gushyiraho uburyo butuma umuntu yirinda icyaha, bityo imfungwa cyangwa se abanyabyaha bakaba bakeya. Ariko ikibabaje gusumbyaho nuko usanga ubwo bucucike cyangwa se uwo mubare w'aba bantu bose ufunzwe ungana gutyo, bose ntabwo ariko ari abanyabyaha. Hari abegetsweho ibyaha ku mpamvu z'inyungu z'abayobozi b'abanyendanini bamwe na bamwe bayoboye iki gihugu, cyangwa se bafite imyanya mu buyobozi, n'imitekerereze yabo ntekereza ko idahwitse, ko gutekereza kuvuga ngo reka mpimbe dosiye igereke ku muntu agenda ajya kuborera cyangwa se atandukanywa na sosiyete nyarwanda ku mpamvu zo kumuhimbira gusa kubera ko hari inyungu ubifitemo. Ntabwo uwo muntu umeze atyo, ngewe ntabwo navuga ko ari umukozi wa leta. Ngewe abo bita abakozi ba shitani, kuko leta nababwiye ko leta ari amategeko. Leta ni amategeko n'ubuyobozi bukora neza, ngewe nuko mbyita. Ibinyuranye n'ukuri bikaba binyuranye n'amategeko, uwabikora wese ntabwo ngiye mvuga ko uwo nguwo ari umukozi wa leta. Ahubwo leta ariko kubimuhiga noneho ikabimuryoza ibyo ngibyo aba yakoze. Hanyuma reka dukomeze twigendere ku cyegeranyo cyangwa se ku bushakashatsi uko bwabitangaje. 60% birenga ku ijana kuba ari urubyiruko rufunze. Bishatse kuvuga iki? Ese urubyiruko rwarwaye mu mutwe rukora ibyaha bituma rujya mu magereza, cyangwa rwarwaye mu mutwe ahubwo byari gutuma rujyanwa indera aho rujya kunganirwa kugira ngo rwitabweho? Ibi rero byo gufata urubyiruko twese tuzi ko ari u Rwanda rw'ejo. Gufata abantu bangana gutyo ukagenda ukajya kubohera mu magereza, rimwe na rimwe nababwiye ko abantu bafungirwa ubusa, umuntu agafungwa imyaka runaka barangiza ngo sohoka utahe. Ese ufungiwe ubusa akagwa muri gereza ataburanye, ubwo indishyi zihabwa nde? Se ziratangwa? Ese biba bimeze bite?
ntizimbye mu magambo cyane rero hano reka ntange wenda icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyatuma buriya bucucike bugabanyuka cyangwa se bukanavaho burundu. Ariko ubundi hari umuti uri mu gufunga umuntu. Yego umunyabyaha ntabwo yabura gufungwa mu gihe itegeko ribyemeza, ariko kuki wafata umuntu ukamufunga amezi 4, 5 ataraburana? Niba leta idafite ubushobozi bwo gukurikirana dosiye y'umuntu vuba ngo aburane, nikureho n'amategeko atuma abantu bagwa mu byaha ari benshi. Kubera ko ngewe bimbyita iyicarubozo. Ariko iyicarubozo rizabazwa nde? Muze tuvuge ko ari leta yica abantu urubozo. Mu by'ukuri rero ngewe ndasaba ko natekereje nk'impirimbanyi, nsanga mu nzego zose urwego nakizera ko byibuze rwadufasha iki kibazo kikarangira, abafite amadosiye aburanishwe vuba, abadafite amadosiye nyine babandi bagiye bigezwaho nkana na babandi nise ko ari abakozi ba Sekibi babarekure batahe. Hanyuma rero wenda leta ishobora kuba ifite ikibazo cy'abacamanza, ariko guca urubanza kuba umuntu yakoze icyaha ukagenzura ibimenyetso ugasoma itegeko rihwanye n'icyaha yakoze ukavuga uti uyu nguyu arahanwa igihano iki n'iki, ibyo byasaba iki? Ahubwo ni ubushake buke bwa leta cyangwa se wenda nuko nta mikoro make leta ifite. Njye rero narebye mu nzego zose, polisi y'u Rwanda niyo nahereyeho ntekereza ko wenda yadufasha kugira ngo abo bantu bacibwe imanza vuba. Nsanga icyizere ndi kuyiha kiri hasi cyane ku byo yakora, nkurikije nanjye ibyo yankoreye. Iyo ngiye ubwo nyishyira ku ruhande. Naje gutekereza ku barimu bari mu biruhuko, nsanga byibuza wenda akazi wenda ikiruhuko barimo ntabwo cyabemerera kuba bahawe amahugurwa no kugira ngo ibyo bintu wenda byo guca izo manza z'abo bantu bacucitse mu magereza kugira ngo ubucucike bugabanyuke, kandi uri ufunze yumve ko kuko afungiye icyaha yakoze, nsanga nabo umwanya wenda batapfa kuhita bawubona vuba vuba. Natekereje rero ku mpande zitandukanye, ariko naje kubona ko byibuza wenda igisirikare cy'u Rwanda RDF ndabona hari n'ibindi kigenda gikora kandi kikabikora neza, birimo gutsindira amasoko yo kubaka inyubako zitandukanye, kandi ukabona ko ibintu byakozwe bikashyirwa ku murongo neza. Nibaje ni se leta y'u Rwanda iramutse yumvishe wenda ijwi ryanjye igashaka umubare w'abasirikare runaka ihugura, atari kubabwira ngo runaka baramuduhaye ngo tuzamwegekeho ibyaha, ahubwo ikabahugurira kugira ngo bajye mu mwanya w'abacamanza bafite umutima w'ubugwaneza, mbese bumve ko kuca imanza ziciye mu kuri biri mu nyungu z'u Rwanda n'iz'ubahaye izo nshingano. Naje kubona rero ko byibuze RDF ibaye delege igagira abayitoranywamo badufasha kurangiza icyo kibazo cy'ubucucike, byibuze wenda nko mu mezi 3, wenda guhera mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2023 kugeza wenda mu kwezi kwa 4, imanza zose zikaba zamaze gucibwa. Hakaba hakurikiyeho porose yo kuvuga ngo aba nabere nibatahe, aba bafunga imyaka inini, mbese njyewe n'ubwo buryo nibwo nabibonyemo. Ntabwo ibi ngibi bikwiye ko leta y'u Rwanda nayo ikwiye gutekereza ikintu cyatuma ubucucike mu magereza bugabanyuka cyangwa bukanavaho. Ariko icyo ngiye nifuza ni iki? Nifuza yuko abanyabyaha baba bakeya, kuko ni inshingano za leta kandi bifite mu nshingano zayo kugira ngo yoroshye ikintu gituma abantu bakora ibyaha kigabanyuke. Ikindi nifuza ko muri gereza hajyayo umuntu koko w'umunyabyaha, apana kuba umunyabyaha mu maso y'ukureba gusa nta kintu kibi wakoze, kureba gutyo umuntu akavuga ngo kubera ko ngiye nshonje inzara ikabinyishe, cyangwa se nkaba nteganya kujyana abana banjye muri Amerika kujya kwigayo,
nkaba ntarabona amafaranga ahagije, reka nze nkufate nkujyaneyo sigare umutungo wawe nkubyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hanyuma umuntu akajya kuborera iyo ngiyo. Ibyo rwose numva ko leta nikurikirana ibintu byitwa akarengane, ifata akarengane igashyire ku rwego rw'ubugizi bwa nabi, umuntu urenganya abandi ashyirwe ku rwego rw'umwicanyi, umugaba w'igitero cyangwa se umuntu wese wagize uruhare mu kujya mu gitero cyo kwica abantu. Hanyuma ibihano bikazwe, kandi uburiganya buri mu gukurikirana amadosiye mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha bukurweho, buveho. Pana kuvuga ngo nzajya nkurikirana icyaha bitewe n'uko wampereje. Nababwiye imanza zanjye zigaramye ari mu rukiko mpanabyaha rwisumbuye rwa Ngoma, nababwiye urubanza ruri ari mu rukiko mpanabyaha rw'ibanze rwa Ngoma, nubwo hari n'idosiye ndimo nkurikirana nk'uwo mudaso nayo, kandi ntekereza ko ishobora kuba inaremereye nkurikije ibintu uwo mudaso yagiye akora mu minsi yose namaze naramuhunze, akaza kubikorera iwanjye mu rugo, abikorera muri karitsiye, n'ibyo yagiye ampamagara ambwira ku matelefone. Ariko nkaba ndi kwibaza impamvu iyo dosiye itaragezwa ku rwego igomba kubigezwaho kugira ngo ikurikirane. Ibi nabyo bishobora kuba bikurikiranwa mu bundi buryo. Ariko uburiganya, nimwumve ko gutinya icyaha, mbese niba leta ikomeje kuba ifite abantu batinyuka ibyaha, bakuba ko bagomba kubyigaraguramo uko babonye n'uko babyumva, mutekereza ko abo bantu murimo muhemukira bataremwe n'Imana? Ibi bintu ntabwo bikwiye. Umunsi w'iteka Imana yafashe imyanzuro yo kwivugira ubwayo, ijambo izavuga buri wese ntekereza ko yaritekerezaho. Ubwo rero iki ngiki reka nkisoze. RDF murumva ko byagenda kose nyifitiye icyizere rwose, ibi bintu yabisoza kandi byarangira. Reka tugaruke rero ku bijyanye na biriya bigo by'inzererezi byubatswe ngo bigashyirwamo inzererezi. Mu by'ukuri njye narabajije leta y'u Rwanda ahantu inzererezi ziva he, icyo gisubizo nabuze umuntu ukinsubiza. Ese kugira ngo umuntu wabyawe akavuga nk'uko nawe wavutse, icyo mutandukaniyeho ni ibyo mwavukiyemo cyangwa se ibyo babasanganije mumaze kugera ku isi, ariko uburyo bw'imivukire ni bumwe, inzira ni imwe. Ariko ukumva ko ubonye umuntu ugahita uvuga ngo uyu muntu abaye inzererezi mu maso yanjye. Mu by'ukuri warangiza ugafata uwo muntu ukajya kumubohera ahantu runaka, azamarira imyaka runaka, yanagaruka ntube wanamubwira uti dore imyaka 3 cyangwa ingahe wamaze mu nzererezi, dore inzu yo kuba mutazongera kuzerera. Ibi rero njyewe mbibonamo iki ni kimwe mu bintu nanenga leta y'u Rwanda, kuko ishatse guca ubuzererezi bwacika. Nigeze mbasomera inkuru y'umuntu wari umukuru w'umudugudu bajyanye mu bigo by'inzererezi. Narabibasomeye hano kuri YouTube channel yanjye Isimbi Bifuza TV iriho. Wari ufite imyaka hafi 60 bakamujyana mu bigo by'inzererezi. Bishatse kuvuga ko hari mu nzererezi ntago hajyanwayo koko abitwa inzererezi. Hari abandi bantu bajyanwayo ku mpamvu z'inyungu z'abashaka kubajyanayo kandi b'abayobozi. Iyo umuntu ragufasha akagukuraho wari uri akakujyana ahandi hantu ku bw'inyungu ze, ko byagenda kose ntabwo ugenda ngo ubeho neza, ugomba kubaho nabi n'urupfu rukaziramo. Niba ubushobozi leta y'u Rwanda ifite ari ubuyemerera kubona abantu bamwe ikabita inzererezi, ubwo bushobozi ndizera ko ntabwo bwaba ari ubw'abanyarwanda bose, kuko dushyize hamwe ingufu zacu n'ibitekerezo, abitwa inzererezi bakitwa ba gature. Umwanzuro rero ntabwo ndi butinde kuri iki kintu cyane,
icyifuzo cyanjye nk'impirimbanyi ku bijyanye n'uburyo inzererezi zavaho. Kino kibazo kiri mu nshingano z'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ntekereza ko aramutse aciye iteka ko umuntu wese udafite icyo afite, cyane cyane nk'abo bari mu nzererezi, bagomba gushakisha abafitanye nawe amasano. Abo bantu bafitanye nawe amasano bafite uko bifite bakagira icyo baha izo nzererezi, ubuzererezi bwagabanyuka ndetse bwanacika burundu. Njyewe nababwiye ukuntu mu muryango wanjye abanyamuryango, mukuru wanjye bita Hategekimana Jean Dodier ni na pasiteri w'itorero ry'inkuru nziza mu kagari ka Cyarubaye, ukuntu yifasha cya kubera ko yari we shefu w'umuryango, akajya gushaka abayobozi w'akagari bakagira ibyo bumvikanaho ku mafaranga, bikarangira nawe uwo muyobozi amufashije kunyambura irangamimerere kugira ngo bigaragare ko ntavukana nawe. Hanyuma icyakurikiyeho ni uko bagiye kuzungura imitungo y'ababyeyi banjye cyangwa y'ababyeyi bacu, njye barampeza. Nakorewe amadosiye inshuro ebyiri ko ngomba kujyana mu bigo by'inzererezi ndi umuntu wize mu gihugu cy'u Rwanda, nkanakorana na leta y'u Rwanda, nkava mu kazi nta kosa na rimwe nkoze, ariko nyuma yaho nagiye nkorerwa amadosiye yo kujyanwa mu nzererezi. Ibi rero binyereka ko n'abandi bajyanwa mu nzererezi ari uko bagize umwaka wo kuvukana n'abavandimwe bafite umutima nk'uwa Kayini, nk'uwo nguwo maze kuvuga. Tekereza kugira ngo ugambanire umuntu muvukana uri pasiteri waranabyejerejwe, uretse ko njye mvuga ko atejwe ahubwo ashobora kuba yarandujwe cyangwa se wenda akaba yarejwe akanga gucya. Birangire wambuye umuvandimwe wawe muvukana kuri so na nyoko irangamimerere. Tekereza ukora ikintu gituma yamburwa irangamimerere ko utavukana nawe. Hajya hose njya mbereka mama bamukuyeho ko ari ukugira ngo bigaragare ko mama atabaho, atigeze abaho, atazwi. Ariko kibaze kuri umuntu yabyara abana 8 cyangwa abana 6 akaba atazwi mu isi, ikintu kakibazo kiragucanga. Rero umukuru w'igihugu ku mpamvu z'ubugwaneza, numvishe mu mategeko bavuga impamvu z'ubumuntu. Ku mpamvu z'ubumuntu yari akwiye guca iteka rituma ziriya nzererezi zikurwaho ziboheye, zigashyirwa muri sosiyete nyarwanda, zikabona uko zihabwa uburere bujyanye na sosiyete nyarwanda. Abazabura imiryango bavukamo, mu by'ukuri ntekereza ko leta ntabwo ikennye, nubwo leta yaba ikennye ku mpamvu z'uko idashaka gutanga ku byo ifite. Abanyarwanda twebwe ubwacu twakishyira hamwe tukareba ko izo nzererezi zigira uko zibaho. Niba umuntu yiswe inzererezi, ntekereza ko biba bikwiye ko byibuze yanashakirwa uburyo bufatika, yanahabwa n'isuka mu gitondo akajya guhingira umuturage, yaza umuturage akamuha ibyo kurya mu myaka 2 cyangwa 3, wenda yabakoreye ihene, amafaranga aguze ihene. Ubwo ayo ni makeya mvuze. Nta kintu na kimwe umuntu yashaka gukora ngo abure kukigeraho agikoranye ubugwaneza ndetse agikoranye umutima n'umuhati, bitarimo kubangamirwa n'ibyo abandi bagizi ba nabi baba bashaka kumukorera. Ndizera rero yuko uyu mwaka wa 2023 gufunga cyangwa se guca biriya bigo by'inzererezi bikavaho ntabwo ari ibintu bizamara igihe nka bariya njye nasabiye ko bamanza gucibwa imanza kugira ngo hamenyekane abafunzwe bazira ibyo bakoze n'abafunzwe bazira inda nini z'ababafungishije. Ibi ni ibintu bisaba guca iteka gusa. Ubundi niba bazapima adeni, niba bazavuga bati se we uvukana nande mu gihugu, ninde muntu mwaba mufitanye isano wabuzi, ni ibintu byandika ubundi abantu bakaba transfere ku miryango yabo. Bizabatungura cyane kuzasanga hari umuntu uri mu nzererezi kandi afite umwe mu bantu bo mu muryango we uri mu nzego nkuru z'igihugu. Ndetse ntekereza ko iki kintu nanjye leta y'u Rwanda inyitabaje icyo nayifashaho mu bijyanye n'ako kazi.
ariko mu by'ukuri mureke dufate imyanzuro ituma abanyarwanda twiyumvamo igihugu cyacu twese, kandi pana kuvuga ngo bamwe bariye abandi baraburaye kubera ko abo baburaye atari uko batakoze, ahubwo ari kubera ko bakoze, ariko ibyo bagomba kuba barya bikaba byagiye mu maboko cyangwa se mu mifuka y'abaraye bariye, kandi bakaba bariye ibyo batakoreye cyangwa bataruhiye, cyangwa se baruhiye ariko mu buryo butemewe n'iki n'amategeko. Ubwo rero ntekereza ko ijambo ryanjye ry'uyu munsi ni uko nongeye gutera akamo ko ibigo by'inzererezi n'ibifungwe, inama z'uko byafungwa n'uko byagenda kugira ngo ibintu bikorwe neza nazitanze. Ikiri ni uko nsaba yuko ubucucike mu magereza buvaho burundu, nabwo inama nazitanze. Ibi byose leta y'u Rwanda ifite inshingano n'uburenganzira bwo gutekereza nayo uko byakorwa kugira ngo iki cyifuzo cyane nk'impirimbanyi cyubahirizwe. Ntekereza kandi ko icyifuzo nifuje ntabwo kiri kure y'umugambi na politiki nziza bya leta y'u Rwanda. Iki kiganiro rero ntanze uyu munsi, ntekereza ko niba atari icya nyuma kizakurikirwa n'ikindi nzabagezaho kizaba kirebana na za ntego cyangwa za nshingano niyemeje zo kugeza bya bibazo 10 mu nzego nkuru z'igihugu, nzisaba ko zifata umwanzuro kuri byo, zishaka uko bikorwa neza kubera ingaruka nababwiye kuri ibyo bibazo bihari biteza sosiyete nyarwanda. Kandi nababwiye ko ibyo bintu ngomba kubikora mbere y'uko umwaka wa 2023 ugera. None urabura iminsi 5, ariko nkaba nifuza ko nakomeje kwifuza ko umunyarwanda wumva ko ibi bintu mba mvuga yabiha agaciro cyangwa se yumva ko bikwiye, namwe mukwiye kuba baterankunga bino mishinga mba mfite, kubera ko rimwe na rimwe usanga abantu ugafata umuntu akifata ukabona ahunze igihugu aragiye, umuntu akifata akishyira mu mugozi, umuntu akifata akaba yagira nawe mugenzi we akamutera icyuma akamwica. Kandi iyo abantu baza kuvuga ibibazo byabo bikagera mu nzego nkuru z'igihugu, mu by'ukuri nubwo hari ibigaruka nk'uko twabijyanye, ariko ntabwo habura igihungabanaho. Kandi n'ababyica turabazi, nawe nabwo umuntu ashatse nawe yabaterura akabashyikiriza ugomba kuba nyine ababaza impamvu badakora ibikwiye. Ariko minisitiri aricara akaderega umuntu akavuga ati genda ujye mu kibazo iki n'iki, uwo muntu adereza bakaza azanye inda aho kuzana imitekerereze n'ubwenge na experience afite mu gukemura ibibazo, agatanga raporo inyuranyije n'ukuri nk'uko nka yandi nabahaye naberetse mu cya kiganiro. Ubwo mbese ikintu kikaba kirarangiye, ibyo bintu muba mwumva ari byo. Okay, reka nere kubarambira mubone uko muryoherwa n'uyu munsi mukuru. Mboneyeho no kubifuriza umwaka mushya muhire w'2023, mbasaba yuko ari umwaka kuri buri munyarwanda wese yagira umwaka w'ubugwaneza, umwaka w'ubumuntu, umwaka w'imitekerereze ishingiye ku kuri, umwaka wo kwamagana ikinyoma, umwaka wo kwamagana ikibi, umwaka wo gusabana n'Imana kuko Imana niyo muremyi wawe, na nyuma yo kuva muri ubu buzima niyo izaguhamagara aho mu bundi buzima uzaba ugiyemo, niyo izabugukuramo, yakujyana mu muriro, yakujyana kujya kubana nayo. Ariko Imana ni Imana, tubane nayo, dukure imitekerereze yacu mu gukomeza kwiringira abantu no kubasingiza, kugeza ubwo umuntu agukuyemo ubumuntu n'ubumana Imana yagushyizemo, umuntu akabaho arutwa n'imbwa irinda urugo, kuko ariyo bavuga ngo fata ikagenda igacakira. Tubeho tuzi ko dufite ubushobozi bwo kuyobora ibyo turi kumwe nabyo byose, birimo n'abavandimwe bacu, birimo natwe ubwacu. Twihangemo ubwenge bwadushizemo, twongere duhamagara Uwiteka atugarurire ubumuntu bwamaze kutuvamo, twongere duhamagara Uwiteka atugarurire ubumana bwadushizemo. Ntekereza rero ko ijambo mvuze
harimo bazariha agaciro, harimo bazarikambura, kubera ko sinakuvuga ko na Yesu ntabwo abantu bamwemeye bose. Hanyuma nshoje mbashimira, Imana ibarinde kandi bahe amahoro n'imigisha biva kuri yo. Murakoze.